inshuti zanjye mukomere mu mirimo yanyu murimo buri munsi, mu kazi kanyu mukora, mukomeze kuko ubuzima ni uko bumera. Tugomba gukomeza kwiyitaho mu byo dukora mu mibereho yacu ya buri munsi. Kuganira rero nicyo kintu cy'ingenzi, guhora dufite intekerezo, tubona ibintu tuvugana tukaganira, birafasha kuko nk'uko nababwiye kuganira buri munsi ni ukwiga. Nk'uko mu kiganiro cy'ubushize nababwiye, kuri iyi si turi abanyeshuri, umuntu wese uvutse abaje mu ishuri. Ikintu cyose ugeraho, ikintu cyose umenya, ni uko hari uba wakikwigishije, hari uba wabikubwiye. Nta muntu n'umwe agera ku kintu atakigiye ku kindi, nta n'uwe nta n'umwe. Kandi ntibivuga ko abakwigisha ari cyo baba bakora cyangwa se ari cyo baba baraciyemo se cyangwa se kiba gifitanye isano nuko ubuzima bumeze. Umwarimu ashobora kukwigisha uko uzaba umukire, uko uzabona amafaranga kandi nta mafaranga afite. Ni ibyo rero kwiga, wiga kuri buri muntu, ntabwo wiga kubera ko icyo umuntu ukwigisha ari cyo cyangwa se ari cyo yabaye. Ntabwo ari uko bimeze. Aha rero uyu munsi ikintu nshaka kuvugana nyine muri porogaramu yanjye yo ku inspiringa no kumotivatinga, kubashishikariza mu mirimo yanyu mukora buri munsi, mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kubabwira, kubamenyesha, vuga nti hindura imyumvire yawe, uhindure ubuzima bwawe. Uno munsi icyo tuvuga ni ikintu gikomeye cyane kiri muri Afurika, cyane cyane no mu Rwanda. Uno munsi turavugana ibyerekeye amadini. Amadini ni ikintu gikomeye cyane. Amadini ni ikintu gikomeye cyane ku isi. Ni ikintu cyashyizweho kuva sinzi igihe, ariko histoire twereka ko ubuzima bwatangiye bugaherana n'amadini, nuko twari tubizi. Ariko rero ubuzima bwatangiye mbere yuko amadini aza. Ubuzima bwariho nk'uko tubufite ubu, nk'uko tuhazi. Icyahindutse ni development, icyahindutse ni amazu, icyahindutse ni imihanda, icyahindutse ni computer dufite, ni za microphone dufite. Ibyo ntibyabagaho nyine. Kubona amatara se, kubona ki, ibyo ni ibintu byagiye biza. Ariko ubuzima bwabayeho mbere yuko amadini abaho. Ni icyo rero mbabwira. Iyo mvuze ko ubuzima bwawe mbere yuko amadini abaho, ni intekerezo yawe, ni Imana yawe, ni imyumvire yawe. Kuko Imana rero niyo tubamo. Nta kintu na kimwe kuri iyi si, ikintu kigezwe kigeraho gikorwa kitavuye mu ntekerezo y'umuntu. Naho ngo ashaka kubabwira aya madini yose, idini ryose urimo, ushakisha urebe warishinze uwo ari we, igihe yarishyiriyeho, n'inshingano n'ibyo yigisha. Amadini yose yashinzwe kimwe. Aha rero twe muri Afurika amadini yaraje azana ingufu nyinshi cyane, azana n'ibindi birenze kutwigisha, ari ubukristo se, ari ubwisilamu se. Araza atwinjirana mu muco, atwinjirana mu buzima twarimo.
aho icyo nshaka kubereka, icyo nshaka kubabwira ni uko amadini muri Afurika, cyane cyane muri Afurika mu birabura, amadini yaratuganjije. Amadini yaratuganjije cyane, aturusha ingufu, turayemera. Yinjira mu muco wacu, aradutegeka, aduha amazina yabo, atwereka imyumvire yabo, aratugira abacakarabi. Aho nuko bimeze, aho ni so ariko bimeze, ibyo tubyemeranyeho. Urebye iswari yindi n'ibindi bihugu byose, amadini yaragiye agenda, ariko agera aho abandi bo babasha kugumana ingufu zo kurinda amadini yabo, zo kurinda umuco wabo, zo kurinda amazina yabo. Bararwana. Intambara zose ubona, intambara zose zabayeho, nujye kubyiga nusubira inyuma urasanga zarazanywe n'amadini. Amadini ashaka gushyiramo umuco wabo, ingufu zabo, kugira ngo buri wese ari we akurikira. Ubuzima murabuzi, niyo mpamvu ubona nko kurwana ku bakristo n'abisilamu barahuye, ariko abisilamu nabo bagira ingufu zo gukomeza ku idini ryabo. Bararwana nyine. Izi ndwano duhora tubona ni izo ngufu ushaka gutegeka undi. Baragiye bajya mu babudiste, muri Asia, mu Buhinde n'iki, naho bararwanya, ariko nabo basanga nabo bafite ingufu zo kurinda uko basenga, imyumvire yabo, barabigumana. Ku rundi ruhande barazaye muri Afurika, mu birabura nyine, aho baraturangiza. Ikibazo ubona aha ngaha naho kiri, nta handi. Agasuzuguro ubona dufite ku isi yose, ahantu hose ujya, icyo ufite cyose, icyo bagira gute, baba bagusuzuguye, no kubera za ngufu zatangiye, tukabura amazina yacu, tukananirwa kuyadefanda, tukananirwa uko abasekuru bacu basengaga Imana yabo, bayihizaga Imana yabo, biratunanira. Batuzanamo ibyabo, abakristo baraza batwinjiranamo. None kubera za ngufu zari hagati y'abisilamu n'aba kristo nyine, abisilamu nabo baboneraho urwuho, babona ko mu ntekerezo yacu nta ngufu nyinshi dufite, noneho nabo baraza bahera ku ruhande. Niyo mpamvu hora usanga nyine turi abacakara b'ayo madini. Intambara tubona, turi abacakara, turemera, turatsindwa, turayubahiriza. Dufata amazina yabo, abafasha imyumvire y'abisilamu barayifasha, abafasha imyumvire y'abakristo barayifata. Aho rero niho ubukoroni buri nyine. Ubukoroni buri mu ntekerezo yacu. Ubukoroni ntutekereze ngo ni ugufata igihugu se, ni ugufata se ubutaka se, ni ugufata kudutegeka se hehe. Oya, ubukoroni buri mu ntekerezo yacu. Kuba umucakara, uri umucakara wundi muntu w'imyumvire umuntu yaguhaye. Aha niho turi. Niyo mpamvu ubona abana b'abakristo bahirirwa basimbuka bagira gute, ari abafana, udashobora kugira ikintu ubwira kindi. Ukabona no mu bisilamu nabo ari abana b'abafana babirabura, udashobora kugira ikindi ubwira abantu. Ababyeyi babo barababyara bakabikorezamo, tukaba nuko twize, nuko ababyeyi bacu batureze, natwe turera abana bacu muri ubwo bugeze gute. Ibyo byose ibyo byateje n'ikizi. Icyo amadini ateza n'ikizi. Ni inzangano, ni intambara.
hagati y'abadahuje amadini. Niyo narebye mu bakristo harimo ibice bitandukanye. Impamvu ibice bitandukana nuko buri wese agiye urishinga azana imyumvire ye. Bariya bose bayashinze, nujye kusomera kuguri urababona amazina yabo. Ba Yesu, ba Muhammad, bande bose n'abantu nkawe. Ntuzongere kwibaza ko hari umuntu bafite ikindi kintu batemberaga kada. Ni ingufu bagize mu ntekerezo, bakihagarara bakabivuga, bagahagarara bagahangana. Umuntu wese kuri iyi si ubona agenda avuga ibyo kwigisha ni ibiri mu ntekerezo ye. Nta wundi uzamenya ibanga ry'Imana ry'ukuriho. Nta wundi uzamenya ibanga ry'uko nicaye nkavuga. Ntawe. Nabo bose ni kimwe. Niyo mpamvu tutamenya histoire zabo, tutamenya iki cyose. Ngi nakwicara nkakubwira ukamenya histoire yanjye, ukamenya uwabikubwiye, nkakumenya ibyo nkwigisha ukabimenya ukabyumva. Ariko ibindi ntabwo dushobora kubimenya. Ariko rero nureba nyine histoire nyine yabirabura aho twaburiye ingufu nyine urabibona naho nyine amazina yacu. Abisilamu bagumanye umuco wabo bakomeza ingufu zabo. Abahinde barabigumana, abashinwa barabigumana, ababudisi barabigumana, bagumana n'amazina yabo. Abazungu nabo barabigumana. Naho rero iyo tutabyumvishije, iyo tutabiganiriye nyine, ntabwo twumva ko ari byo. Twumva ko aya mazina y'abazungu baduhaye kuba umwisilamu, kumva ko ari uko byagomba kumeza. Oya, ni ingufu baturushije kandi ntabwo ari uko byagombaga kuba. Nta nubwo ari ko bigomba kuba, kubera ko Imana iturema. Niyo mpamvu utamenya ukuvuka usase, ukuvuka iki. Iyo uvutse uri umwana uvuka uri umwana. Iyo uvutse uri umwirabura abantu barakubona bakamenya ko uri umwirabura, bakamenya aho uvuka wikomoka. Noneho baduha amazina yabo se yaba Kristo se n'Abisilamu se, kugira ngo batugabanyemo ibice nyine. Aho rero niho twaburiye ingufu, aho rero niho tubona turwana. Ibi rero nicyo kibazo cy'amadini. Niyo mpamvu ubona ikibazo cy'amadini n'intambara n'inzangano, no gushaka abayoboke, no gushaka ingufu aha n'aha kugira ngo ubuzima bw'abayashinze, imyumvire by'abayashinze ariyo ikomeza. Aha rero guhinduka ni iki? Nicyo nshaka kuganira namwe. Hindura imyumvire yawe, duhindure ubuzima bwacu, duhindure ubuzima bwacu bwa buri munsi. Urugero, church nabaye mu Bakatolika. Abakatolika bumva ko ari bo ba mbere. Abatuka ariko n'Abanyaburaya, uzi ibyo bakoze barabikora ahenshi. N'Abafaransa se n'Ababirigi se, muri uwo muco wabo Katolika barayikora, bakora ibintu kuva igihe cyaza. Afrika iragenda irayifata. Abongereza nabo baraza bagira abapentekoste, bagira imyumvire yabo. Abanyamerika nabo baraza bazana yabo abapentekoste, aba protestant bagira imyumvire yabo, ibyo bigisha uko basenga babituzana mu Banyafrika. Nibyo turimo, nibyo twirirwamo. Natwe turabifata, turaririmba tugira gute. Ibyo batubwiye ntitubireba ngo tubitekerezeho ngo usange bimeze gute. Ibyo rero nibyo naciyemo, nkacamo muri aya madini, nkasanga amadini yose ari kwishyiraho, ari kwivugire ko ariyo azakujyana ahandi hantu, azakujyana mu ijuru, ari azagukiza. Inshuti zanjye, nta juru ribaho, nta handi uzajya, nta muntu uzakujyana mu ijuru, nta uzakujyana mu muriro utazima. Batwigisha mu purgatori, batwigisha ibintu byose. Ni imyumvire yabo.
ubicamo ukabirangiza ukabona aho ukagera n'urwo rugero mbaha niyo myumvire nshaka kubona ko duhinduka. Naraje ha muri Australia, nta bazungu bajya mu misa, nta bazungu birirwa bategereje ngo Yezu uzaza kubagira icyo bakora, ukabireba ugasanga bafite ubuzima bwa ukibaza ariko si ibintu bishoboka gute ko abantu bameze gutyo ubuzima bwabo ari bwiza. Nta nujya mu rusengero, nta nujya kubatiza umwana we izina, nta ekada. Barashakisha bakagira gute kubera iki twe ibyo bintu ari uko bimeze. Niyo myumvire dufite, niyo myumvire abantu badushizemo. Iyo myumvire idahinduka iratudindiza, itudindiza muri ekonomi se, idutindiza gutera imbere se, kubera ko duhorana ubwoba bwo gusenga, duhorana ubwoba bwo gusabiriza, duhorana ubwoba ko ikintu cyose ugeraho uzakigeraho ute. Iyi ni experience mvugana ni amadini ibyo yadukoreye. Kabishwe mbona mu Rwanda bari gushaka kuyareba kugira ngo barebe ibyo akora, kugira ngo kubera ko ntaho azatujyana. Ndabizi murarakara, abakristo murarakara, abayoboke murarakara, ariko ndashaka kubabwira ntimurakare, mutekereze imyumvire yanyu, murebe histoire y'ubuzima, murebe uko bimeze, murebe uko aya madini yaje, murebe uwo urishinga, urebe uwo mupasiteri wawe ukubwiye, urebe ikintu cyose ukora. Njye umunsi ndakubwira nta kintu undi muntu wazakubwira utakwikorera cyo ku buzima bwawe. Nta muntu uzagukiza ikintu kuko nawe abatikijije nyine. Wowe ni wowe umukiza, ibyo umuha n'ibyo umushyira ni wowe umukiza, ni wowe umukiza w'umupasiteri, uwo mu bishop, uwo ni hehe. Ibyo akubwira nawe wabyikorera. Wowe aho wicaye aho ngaho mu nzu yawe, aho wicaye aho n'umuryango wawe, mufite ingufu zo kwikorera icyo mushaka. Intekerezo yawe n'intekerezo ya pasiteri, n'intekerezo ya bishop, yande nande, n'intekerezo zimwe tugira kimwe tugira gute. Buri wese igihe kigeze kiragenda. Ntamenya ko ari bishop, ntamenya ko ari pasiteri, ntamenya ko ari iki. Nta muntu usigara cyangwa se ugenda mbere kubera ko yabitekereje, kubera ko abishaka. Ntawe. Banyarwanda nshuti zanjye, ndagira ngo wumve ko ingufu z'ubuzima bwawe ziba muri wowe. Icyo ukora n'icyo ugeraho kiba kivuye mu ntekerezo yawe. Ibindi by'ubuzima ntacyo tubirebaho. Uzagenda, uzapfa, uzavuka, uzarwara, uzagira gute, twese turi bamwe. Hari indwara z'izabukuru, hari indwara zo mu gihe ukiri umwana se, hari indwara se zibigize gute se. Nta kindi kintu ukora ku buzima kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Nta wundi muntu uzagusengera, kuko ibyo agusengeye n'ibyo byavuye mu ntekerezo yawe, n'ibyo yagiye umubwira. Ibyo akubwira ni amagambo, ariko ufite mu ntekerezo yawe nawe wabyigereraho. Ibyo mbabwira bigerageze. Hari ubundi buryo bwo gusenga Imana, hari ubundi buryo bwo kuganira n'Imana. Kuganira n'Imana ni ukuvugana n'intekerezo yawe, ni ukuvugana n'ibikuriho, ni ukuvugana n'ubuzima bwawe uko bwifashe. Intekerezo zacu zose ni zimwe. Abantu bose turi kimwe, ariko abafite intekerezo zabo zo kwicara, zo kwiga, zo kugira experience, bakaba batubwira imyumvire yabo bafite iteje imbere n'icyo dutandukaniyeho. Abazungu bagize iyi myumvire mbere, n'Abarabu barayigira, n'abandi bose bagira iyabo, bagumana iyabo. Ariko urebye usanga Abahindi yabo barayigumanye, bagumana ari umuco wabo, ntabwo bashatse kujya kuyishyira mu bandi. Abashinwa nabo Buddhism yabo ntabwo bashatse kujya kwishyira mu bandi ngo bayempoze mu bandi ngo muze muri oya. Ababikoze nabo babiri,
nicyo kibazo rero uhora dufite, nicyo kibazo uhora muri Afurika dufite. Mu bitekerezo inshuti zanjye, hindura ubuzima bwawe. Ntabwo nje kuvuga porogaramu yanjye kugira ngo nkubuze kujya gusenga se, kugira ngo ndwanye ayo madini se, oya. Ndi kukubwiza ibyo naciyemo mu ntekerezo yanjye, mu kuri k'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Wowe niwe ugomba kubyirebera, niwe ugomba kurebera ibyo tuvugana, niwe ugomba kurebera ibyo ucamo buri munsi hehe na hehe. Ariko rero Imana iba muri wowe. Imana yaduhaye intekerezo imwe buri munsi. Ibikubaho wicaye ha mu Rwanda, wicaye za Kenya se, i Buraya se, muri Amerika se, ndi hano muri Australia se, ni kimwe. Ubuzima bwacu ni kimwe. Iyo urebye isi ni imwe. Icyo amadini ashaka ni amafaranga. Nta dini ujyamo gutatanze amafaranga. Nta dini rishobora kubaho nta mafaranga afite. Batwije bati turi abakene, ariko abo bakene niho bahora batanga ayo mafaranga. Amafaranga amadini yafashe muri Afurika kuvana n'ubu agifata boyohereza i Buraya aracyari menshi. Kandi niho waboneye rero ko bahise bayashyira he, bayajyana mu kwigisha. Bigisha birabura, tukiga kugira ngo twongere tubakorere. Ariko iyo urebye abandi, navuga Abahinde, navuga Abashinwa, nabo barize, nabo bagize ibyo bibazo, bahura n'abazungu nyine. Ariko iyo bize kugumana ibyo bize kugira ngo bibakorere, kugira ngo biteze imbere umuco wabo, kugira ngo biteze imbere imyumvire yabo. Ariko twabirabura kenshi ibyo twize kugira ngo dukorere abazungu, kugira ngo turwanye umuco wacu, kugira ngo turwanye amazina y'utwitaga abana. Iyo ugiye kwiga i Buraya, wava i Buraya, bavaga i Buraya, nibo bazanaga amazina y'i Buraya, ibyo bize bakaza bayaha abana babo. Abana babo nabo tukayiga, tukayafata, tukagira gute. Aha niho rutandukaniro riri. Twe abirabura, Abanyafurika, education abazungu baduha niyo kubakorera mu myumvire badushyizemo. Ariko Abanyeziya bo education abazungu bayibahaye noneho bakayikoresha ku buzima bwabo, kugumana umuco wabo, kugumana amazina yabo. Ibintu bibiri umuntu abura bituma utagaciro ni identification yabo na believing yabo. Ibyo nibyo twabuze, ibyo nibyo biranga umuco. Kandi rero amadini niho yabitangiye, niyo yabiduhereyeho. Inshuti zanjye, murabizi ukuntu abakristo murakara, mugatukana se, mukagira gute se, mugashaka kudefanda Imana mu buryo butari mu rukundo. Ntabwo Imana ishobora kuvuga uti utuka umuntu kubera ko niyise Imana. Iyo niyise Imana murantuka, inshuti zanjye, ntawe ukimbugisha. Imana bitwaye iki wiyise Imana? Aho nicyo kibazo nshaka kubabwira. Iyo wiyise Imana, urebye isi yakoze, bitwaye iki? Urebye ukuntu tugenda twiruka aha hose, bitwaye iki? Imana ntabwo ifite icyo kintu. Ayo ni amadini yabashyizemo ibyo bintu. Ngiyo wiyise Imana ubigeranyije n'Imana, ibyo ntibishoboka. Inshuti zanjye, ibyo ntibishoboka. Ubuzima bwacu twese turi kimwe, twese tugenda kimwe. Ushobora kugira appointment yo kujya kureba dogiteri wawe ugomba kukuvura, nta dogiteri ugukiza. Uhajya kumureba ugasanga nawe ararwaye, ari mu bitaro.
nta ugukiza, Imana niyo igukiza. Twese turi bamwe. Mind ikiza ni nayo mind yica. Umuntu azakurinda ate? Nta muntu azakurinda. None se dogiteri ugiye kumureba umurebera ubusa, umuha amafaranga uramutunga? Dogiteri adafite abakiriya, dogiteri adafite abarwayi, arafunga. Icyo nicyo kintu gikomeye cyane. Ishuri ridafite abanyeshuri rirafunga. Bivuga ko ari uko ubuzima bumeze. Niyo bavuze ngo ishuri ngo abana bigira ubusa, nta muntu wigira ubusa. Icyo bivuga ni uko leta ari itanga amafaranga kugira ngo abana bige, aho kugira ngo bave mu bafuka w'ababyeyi babo. Ariko rero nayo birebye, abavuye mu mufuka w'ababyeyi babo, kuko abo babyeyi nibo bishyura iyo misoro kugira ngo iyo leta yishyure amashuri. Inshuti zanjye, mukomere rero, n'izi nyigisho zanjye tugomba kuvugana, na experience y'ubuzima bwanjye tuvugana. Hindura imyumvire yawe, ubuzima bwawe buhinduke. Ibi nibyo tuvugana, nibyo dushaka kugira ngo dukure mu ntekerezo nk'Abanyarwanda, kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Ubwoba wari ufite utewe n'amadini, ubwo wari ufite uvuga uti byamvuyemo singishaka gusenga, ntugire ubwoba. Umenye ko intekerezo yawe, Imana yawe igomba kukurinda. Izakurinda wajya mu madini cyangwa se utajya mu madini. Umenye ko ubuzima bwawe bukureba. Wiyiteho mbere yuko wiyita ku bandi, kuko niwiyitaho n'abandi bazakubahira icyo, n'abandi bazakubona ko wikunze, kandi nabo bazagukunda. Ibi byose tugomba kwiga, ni ukwigishanya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Inshuti zanjye, iyi ni porogaramu yanjye rero, ukomeza kumva. Izi ni inshingano zanjye zifite zo kugira ngo tuganire, dukure, inspiring, motivatinga mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mukomeze munkurikire kuri ma YouTube channel. I have the Rubasha Family Podcast na my personal channel Ndizeye Rubasha. Mukomere kandi mugire umunsi mwiza, abandi mugire umugoroba mwiza.